Uyu mugoroba itorero Indemezo ryabateguriye umukino witwa aho ingenzi ziri ingegera ntizigurumbya, uwanditswe na Mutuyimana Alice. Burya ngo amahitamo ni kimwe mu bigize imibereho ya muntu, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo utinda mu isoko ukaryamburirwamo. Ikindi kandi ngo ntawe umenya ibizaba, kuko ubimenye wakwikinga ibibi bitaraza. Ariko se kandi ngo inyamaswa itagira amakenga yishwe n'umututizi. Ese koko wamenya uw'ingenzi mu buzima bwawe ku buryo wamugundira ntagucike? Yemwe nimukurikire umukino. Mbega ijoro ribi. Ubu se koko aka kazi nzagashobora kanyura saa 7 z'ijoro kagasubiramo mu gitondo koko saa 12. Ewe nzaba mbarirwa da, ariko nyine ngo ushake inka ryama nkayo nta kundi. Ngo icyo umuntu ashaka bagomba kugiharanira akakigeraho. None naryama nkazasarura ingonera se, hazaza hanjye haba hahera, umuryango wanjye wazabahutse. Oya reka nitunganye, ahubwo reka mbyuka nitunganye nuko ngikwiye nshaka ko nakora akazi. Papa uyu musaza se katita barasinzirira. Papa waramutse neza? Waramutse neza mugwana. Waramutse utera? Umva ameze neza. Amakuru yawe se? Waramutse. Uzi ko nkanguye aribwo nari ntangiye kurota sha. Erega papa nabonye akazi gashya kansaba kuzinduka cyane. Kurumba nyine kuhagera mbere y'abandi bakozi bose. Ibase ko banansabye ngo njye nkararamo ariko nkanga. Byangikise sha. Niko kuko mu kazi ari gukonsoma ibyako neza. Nubu kibazwa ikintu cyari cyo cyose urumva warabyangiye kiko. Erega papa hanye nabyanze kubw'inyungu zanjye bwite. Uti byagenze biti? Urabona hanaha ni mu rugo. Yezu ntabwo tuyikodesha ngo wenda hari umusanzu ntangaho. Icyo ni icyambere. Ikindi kuba mu kazi ntibirihura umutwe. Uranaryama ukabyuka kuvuga ibijyanye n'ako kazi. Nkunde kuganira nawe kuzakubona ryari se iyo mba ndaraye nawe. Ikindi ngiye ndi kwitahira nzahomba ndi kwipangira imishinga yanjye, mpanga utuntu twanjye n'uburyo nzakoreshamo umushahara wanjye nkikorera. Ikindi papa nako gasiporo mba nkakeneye, kuko mbaye mu ruganda ngira ngo nazaremara nkabona narwara umubyibuho ukabije, dore ko nta mwanya wa gasiporo najya mbona. Ariko sha karame papa ubwenge pe, uziko ibyo byose ntajyaga mbitekerezaho, ariko urampumuye rwose. Niko gukora mu ruganda rukora ibintu byinshi nka kuriya ukabamo wanarwariramo stroke. None se mwa ndakumva kurata hanagiye kwiga ugura ry'uyu munsi niba utatetse. None se papa urajya kwiga uyu munsi ni kuwa kangahe? Ariko se wa mwana uyobeye ko uyu munsi ari kuwa 5. Kuwa 5 se uyobeye ko twari kuwa 4. Hari nabwo cya kibina cyacu nagiyeyo. Ndakubizi ko wantumye ngo gukotereze sha. Uruzi ngo ni kuwa kangaho ubwo. Kandi wa mwana we rero urajagaraye. Shaka umuti w'icyo kibazo usubiza ubwonko ku gihe. Ejo utazata umutwe kandi bigaragaye hakiri kare. Papa ni ibintu byinshi mfite mu mutwe. Ngira ngo niyo mpamvu mba nanabyibagiwe. Ariko nta cyambuza kurya humura. Ahubwo so urirwa utariye papa? Nge ndabwirirwa da. Oya ariko. Ntarwanya ubunebwe ubundi njye kwiga ndiye. Use kunsigira kuri icyo kiyiko cyawe rero niyo cyaba kimwe kiraba gihagije. Ahubwo se papa ugira ngo simfite inshuti yari yawiga? Ubwo saranzi mwa. Reka yakomenya ate se ntaraza kumukwereka papa, ntaraza kumwereka umuryango. Ubwo hari wenda hari igihe tuzamenyana. Papa reka ngende ntakererwa bikanzambana. Ubwo nyine gira umunsi mwiza kandi Imana ikwiteho. Papa ndagukunda cyane. Sawa mwana wa. Nifurije kugira akazi keza rwose kandi nanjye sinzakwanga.
none se ko ari wowe wenyine mfite se sha niko imana niyo ibizi rwose. Kugarutse se kandi wibagiwe iki? papa nibagiwe indangamuntu yanjye iyo nari nje gushaka. Cyamaye ye niko se sha irangamuntu yawe iva mu ikofi mu buhe buryo koko? Ariko papa rwose nawe ntugashinyagure, none se njyewe ngira ikofi? Ubura iki se ngo utunge ikofi? Kasakumiro mwa bagabo. Erega papa nzagura ikofi ningwiza amafaranga, ubu se ndayigura nyibikamo iki ntafite? Ariko se sha umuntu w'umugabo nkawe ufite inzira irenze imwe uvuga ko nta mafaranga ufite ushingiye ku kikoko? None se papa ntabwo wumva umugore uvuga ngo nta musore ubika amavuta? Uwo ndawuzi. None se ntiwumva icyo bivuze papa? Nayibonye nayishyize hano ku kabati. Papa reka ngende turasubira. Sawa ngaho genda. Mwirwe neza. Ariko si uyu mwana we udafite umugore kweri wajya agendana nibura n'ifiyeri yuko hari umukire. Ariko si kuko yemwe uwampa umutungo ukareba ngo ndakurira abana mva nabamara nkajya ncira n'inkweto. Ubu nikajya gushaka umwana ngo kamusamura ahubwo kari mu guhiga amafaranga ubutaryama. Ubu se ngiye wabona narajyanwe n'iki muri kaminuza? Yemwe zabandora n'umwana w'umunyarwanda. Urumva nyine Naomi kana keza nkunda cyane. Ndakumva. Ubu n'igihe cyose wasenze ninjye wasengeraga. Muri hese kandi ni nanjye mugabo w'ukuri nta handi wansanga rwose. Reka aho ushaka hose nzahakwicaza yewe keretse aho udashaka. Fidel uri umugabo mwiza w'igikundiro kuko wiyitaho. Uri n'umuhanga cyane turakwemera muri classe rwose. Ibyo ntawe utabizi rwose. Ntawe utabizi ko nshoboye. Kandi uretse no gushobora Naomi nanashobotse. Reba nawe se niba nishyurira abana babiri ahangaha muri kaminuza nkanabamenyera buri kimwe ubwo urumva ngoranye. Ibyo byiza cyane gusa urabona ko ndi mushya muri iyi kaminuza. Fidel rero ngenje nzangaye icyanzanye nzi icyo nshaka kuko rwose aho Minerva riva ndahazi ni mu menyo ya Rubamba. Sinje gukina n'iby'inkundo kandi buriya nanaguhakaniye nuko nabuze amagambo mbivugamo. Nkubwire ntabwo wanyanga kandi ndi mwiza nkawe Naomi. Amanota nagukinira diri rwose ukajya ubona amanota menshi cyane yaya ndagushimishije. Ubwo udakunze ibogari nkanjye wakunda nde koko? Ibyo se birashoboka? Ibyo ni ibintu byanjye Naomi. Usobona mboneka kangahe muri class? Niko ubona nagira 80%. Sinshobora no kujya munsi yayo. Ntihari abaza buri gihe bakajya munsi yanjye se? Ngira ngo nuko uri umuhanga. None se iri kudusobanurira ubutubwira ibyo utazi? Ariko nawe ntukabinjije. Niko urabinjije muri kaminuza koko? Guteze. Ubu se wowe waguha igitabo wananirwa gusobanurira injiji ziguteza amatwi? Buryo bwose nanjye kukwicara imbere mba ndenjije wifatiye. Yasha wowe se nkwisinjije iyo ndi gusobanurira group urimo nsobanura iby'abahanga. Erega shenge sinagupfunyikira kandi ngukunda cyane. Aha nzaba mbireba. Naomi reka mbanze nitabe uyu muntu ndaje tuvugane. Maze ntuhite ugenda? Nta kibazo mwitabe rwose. Ntabwo ntinda rwose. Uyu musaza ngiye kumwemerera urukundo ubundi nshakira amanota y'imbere cyane. Ubukurikiye nuko umukwepa nzigira ariko nshaka kubanza ngahabye inshuti zanjye zose bakabona ko ndenze. Mana yanjye we singiye gukora Naomi. Ntabwo se warambiwe? Ndagarutse mukunzi wanjye mwiza. Ntabwo utinze pe. Aho ni sawa noneho. Niko ye ntabwo natinda kandi ndi kumwe n'umwana mwiza cyane Naomi. Harya twari tugeze he tuganira?
yewe wambwiraga uburyo utamfunyikira kandi unkunda ariko reka tubiveho ahubwo ngewe ndakwemereye ko dukundana ariko kuri kondisiyo imwe niko hari kondisiyo keretse icyo udashakamo mbebe uratinzwa no kumbwira gusa rwose nyine wowe nshakira amanota 90. 90? 90. ubundi urukundo rwo nzajya nduguha ngusure mu rugo dutemberane ungurire utuntu n'utundi nguhe impano bingana n'ubushobozi bwanjye mbese n'ibindi byose byo mu rukundo nzabiguha. ibyo biroroshye cyane rwose. tegereza duhabwe iby'amanota gusa ubundi uzatungurwa. niko uko abarimu bose se tuziranye. hanyuma iki kigo ni icyawe ku buryo abarimu bose bagukorera? reka byose ninde ubikubwiye? umva ahubwo Naomi, ibyo tuvuganye byose bibanga hagati yanjye nawe. ariko nawe ikindi ugomba kubahiriza, ntuzantsure mu rugo kuko njye nawe tuzajya duhura twasohokanye gusa, ntabyo gukururana rwose. oya sawa nkorera ibyo gusa, ibindi nzi ko nzabikora nk'uko bikwiye. aho rwose. none se Naomi, ejo tuzasohokana uri tayari? aka kanya se fite aka kanya nkwemereye urukundo uhise uzanamo ibyo ngibyo? oya rwose sheri, reka hacemo nk'ukwezi. nta mwanya mfite wo gucugusa rwose. oya ejo mbwira niba uraba uhari cyangwa turangizanye nonaha rwose. uri tayari cyangwa? aha ntacyo bitwaye, ejo tuzasohokana niryohereze no muri iyi wikendi. sibyo sheri? wari urakaye ariko koko none se basi wamwenyura monye. erega ni wowe wanjye Naomi. Shitenge muganiriza. Karamaro urantunguye cyane pe nukuri. ubu ngubu ko mwana ngo ugiye kunyereka sheri wawe? uzamunyereka cyane rwose. ugiye no kumushyira mu mago? cyane rwose. cyangwa akaba umunyereka cyane rwose yakiri kare pe. atuzanasanga nyine musitaye ugasanga nkuririye icyana mwana. nukuri pe nyamara wamunyereka mu mago. ariko arona shere wanjye ndamwizera cyane rwose. ubihagaze? ndamwizera nta kintu wamufatisha na kimwe ngo ukimuhe umufatishe byakugora. kubera ko ninjye umurihira ishuri, ninjye umwishyurira inzu abanamo na mama we, ubu namaze kumuha 200 bya buri kwezi byo guhahisha ibyo kurya. gusa urumva wamufatisha icyaro? arona ariya abana benshi. genda nuhura n'umukunzi wanjye azajyana uzatwara, ubwo nyine azaba atari uwanjye, azaba ari mutanyurwa. azaba ari indashima. gusa ubwo narenzaho ikimwa. gusa ariko nyine njye nahita mushyira ahagaragara. n'umurya nzamushyira ahagaragara habura ukwezi kumwe ngo tubane nanjye mwandagaza. hari ibyo noneho komeza ubika iryo banga ryawe inshuti yanjye. mura nta kibazo twiganirira. gusa ariko ntuzicuze. oya se gute se? ahubwo se mugwane ubwo gukungizwa agashara mwana, ubwo ko ntugiye guhita ugura imodoka. reka ndagumana moto yanjye. buriya moto nyikunda kurusha uko nkunda imodoka. gutwara moto bindyohera cyane kurusha gutekereza ndi mu modoka. ahubwo se Aroni inshuti yanjye Carmen, we ntabwo uratekereza kuva muri iyo mico mibi yo guhora usambana hanyuma ugashaka umugore wawe mukabana ubuziraherezo? kandi waba wirinze ibintu byinshi. shabireka ushoboye kwifatira umwanzuro bro. ngiye kwifata mani byarananiye kandi ntabwo napfa gushobokana n'umugore umwe. ariko Aroni we hari ukubuje se uzashake babiri wenda uzabashaka ariko urongore muvandimwe. reka sha ibyo ngibyo nzabyanzura uko umaze kurongora. uzabanza urongora uwawe noneho nanjye nibwo nzabyemera koko mbone ko nyine bishoboka muri iki gihe turimo. vuga menshi ko atari ukuyamara se. gusa ariko nyine Aroni nakugiraga inama y'ikintu kizima wakora mu buzima bwawe kuko nyine ndagukunda pe. urankunda nyine ndabyizera pe. ariko hari igihe mani kigera nanjye ubwanjye nkiyanga mani kubera ibyo nkora. sinuza amabara yanjye mwana. kwifatira imyanzuro byarananiye neza pe. narashobewe. mujyane mu kigo ngororamuco se wenda ko byo byagufasha kwifatira imyanzuro ihamye. reka umugwana aho pe. oya aho kugira ngo bigere aho ngaho rwose pe ndabyikemurira vuba. ahubwo se wamushinga wo gushinga uruganda rudoda imyenda ugize ngo unyihera akazi mwana ko kakandi banyirukanye.
icyagutekerezaho ariko nzaguha akazi ariko dusinyanye amasezerano ya burundu ko uvuye ku ngeso y'ubusambanyi no mu masezerano y'akazi niryo rizaba riza mbere y'ayandi. ariko mugwaneza rwose uranseza cyane. none se mwana ugira ngo nkubuze hafi yanjye kandi ubizi kuri inshuti yanjye ukajyanwa mu igororero nabyishimira. wayada nshaka kuguhorana kuko nubwo uri umunyamafute akomeye ariko uri inshuti yanjye. nta kintu n'ubu tugere numva amazi kabisa kandi urakoze cyane rwose kungurira no kungira inama mwana. ubu ni inshuti ni wowe kabisa kukubura ni ukunyagwa pe. sheri karame ndi gupanga uburyo mu kwezi gutaha nzaza kubasura. ngo n'ababyeyi bawe bakamenya bakamenya ko ukundana nanjye kandi ko tugiye kubana. mbega umukunzi we. mbega ijoro ryanjye nawe twabanye. mbega ijoro we. ngukumbuye rwose buri gihe. ndumva nkwifuza. none se ndakwifuza kuba rwose uri umugore wanjye. oya sheri koko se oya mbwira urakomeje cyangwa uri gutebya ntabwo ndabyumva. nibwo nzaza ahubwo wabwire ko ku itariki ya 10 mu kwezi gutaha nzaza kubasura rwose. unyerekane nk'umukunzi wawe. ndumva nishimye sinzi impamvu. dutegura ubukwe bwacu ariko nawe nzajya kwereka umuhungu wanjye kuko ari we muryango nsigaranye imbere n'inyuma. harya sheri warambwiye ngo umugore wawe yarapfuye nta na bene wanyu ugira. yego rwose jenoside yakorewe abatutsi yansize ndi imfubyi. nako navuganya kamwe kuko nta muntu n'umwe yansigiye. disihangane warababaye cyane. imana y'amahoro ikomeza umutima wawe ikubashishe kwihangana kuko birakomeye. ibyo narabyakiriye aho na leta y'ubumwe yaziye ikanashyiraho gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. nanjye nayinjiyemo rwose abanyiciye narabababariye nanjye ubu ngubu ndakomeye. ni ukuri imana y'amahoro yatubaye hafi nk'abanyarwanda pe iduha ubuyobozi bwiza turishimye. oya nibyo rwose nibyo pe. none se sheri karame ko mpora nkwifuza ukanyiyima ni ukubera iki? wangiriye impuhwe ukanyiha wese bwa rimwe dore ko tugiye no kubana nk'umugabo n'umugore. erega ndagukunda pe kandi rwose ndagukeneye cyane. sheri reka nkubwire ngira ngo nawe uzi uburyo ngukunda cyane. ndabizi. erega nanjye hari igihe nkwifuza ariko kuko naba nsambanye kandi imana itabikunda nanjye ubwanjye uburyo niyubahamo ntabwo mbyemera pe. oya tegereza tuzakora ibyo ngibyo tubana. ijoro rya mbere rwose mukunzi ninjye nawe ntacyo uzamburana. mva subu nakubwira ngo iki wowe tegereza ushonje uhishiwe. sheri ndakumva mbabarira rimwe ryonyine. ndikumva ndigupfa pe ndigushyira numva. ese ubwo wamfasha ko nawe uraba wifashije niko ese ubundi ubwo koko uretse kuba warambeshye uri isugi ungana uko koko. yego rwose ibyo nakubwiye nibyo kandi nta n'ikibihindura. none se ntabwo ushaka kumva uko biryoha? niko ndakuryohereza unyurwe sheri. mihirwe ngukorera umuti. sheri ni ukuri ndagukunda ariko ibyo unsaba ntabwo mbiguha pe kuko ntabwo binkwiriye kubikora kuko igihe kitaragera. ariko se maho ndakumva. ubwo koko urakomeje? ndakomeje. ubu se ubona njye nakwanga koko? erega ntituzabana utarampa ngo numve uko bimeze. ndashaka kumpa rwose ugomba kumva. nkubwire niba ari ibyo utekereza rwose uribeshya. nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha ariko ibyo uri kurushywa n'ubusa pe icecekere sibyo. niba tutashoboka nanyanga wigendere nsige niba ntakwemereye gukorana nawe imibonano mpuzabitsina sibyo. oya niba wumva tutabana tutarabikora igendere rwose uwanjye arahari kandi azampora hafi. ubwo ntabwo uri uwanjye. nikoye urakomeje? none mvuge nsarare ndakomeje nyine. urabeho umukobwa mwiza. urabeho nawe ariko ukomeze kubitekerezaho. oya ntabyo gusubiraho uzambwira. oya ntabyo gutekerezaho ahubwo wowe garura umutima dukomezanye uve mu bidafite umumaro sibyo. maho ndakumva. ntuzongere kunyita sheri wawe ngo unyibagirirwa ahangaha. oya se kandi umva fide mana yanjye koko. none se uragiye? yesu we ariko bisaragiye ni ukuri.
ariko si ubundi reka nibaze ubundi iyo muha hari icyo nari kubaharira apo ubundi ibi byose mama ajya bimbwira ko ari iby'abasore ba feke bitwaza ubu mbuze ubwenge nazakwicuza uyu mwanzuro oya reka mpame ku mwanzuro wanjye uyu mwanzuro ndabizi urampesha umutuzo nagende niba ari uwanjye arangarukira kuko njye ndacyamukunda kandi niba yumva ibyo mubwira bitashoboka ubwo ntabwo ari uwanjye. Naomi nakubeshya uri keza no kuri pe buriya se njye buriya rwose niyo ntakugira umugore wanjye ngo ube umugore wanjye w'ubuziraherezo naza gushakira rwose umugabo mwiza ugukwiriye wazagutetesha akaguha umunezero. Naomi ni impamo rwose ukwiye ibyiza pe yaba ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru byose urabikwiye. ariko nawe ntukabeshye urankabiriza ubusende mwiza bwaye ahubwo ko ari wowe bogari uri muremure ufite umubiri utubutse uri umusore mwiza pe kandi imbere n'inyuma koko no ku buryo uganiramo mbese ngewe biranyura. urakoze cyane rwose Naomi nukuri ndagukunda habura uko mbigenza nta n'uwo gusimbura mu buzima bwanjye pe ahubwo se Naomi inshuro zose nakubwiye ko ngukunda kugeza na n'ubu ngubu kuki utarambwira ko nkunda uzi ko n'uburyo byonyine undeba mba nkubonamo ishusho y'urukundo. ndagukunda cyane Aroni sheri wanjye koko nawe ntawagusimbura. sheri ngaho ngwino twiganire turahangaha mu cyumba dusangira aka kavinyo. yego rata sheri ubundi ni wowe wanjye turaganirira hatuje ntawe uturogoya nta n'uwatonaho amagambo yo kwasasa twisangirira umuvinyo. sanga ukanzana uturahure tunyweremo rwose sheri ariko sha Naomi uranshimisha cyane mba numva utamba kure pe ahubwo hari business inshuti yanjye magara igiye gutangiza yo gushinga uruganda rudoda imyenda akahita amereza akazi ko kuruyobora urumva nzahita nkurongora wibera umugore wanjye iteka ryose mu bebe. ariko mana none aka kantu umushahara wa mbere nzahita nyakoresha mu bukwe kandi rwose buzaba ari igitangaza kuko mushuti wanjye ni umukire ikindi kandi aranakunda azanshyigikira magara. sheri ndumva ari byiza hakira twinywere uryoherwe. ntureba se sheri ugomba kumpora hafi. nto basi nyegera erega nanjye ibyo ngibyo rwose ngiye kubikurikirana mpite ngushyira mu mago ahubwo se wowe wegereye ampuri wazamuye umuziki tukirira sho. reka nkuzamure ariko se ubundi sheri imbere uko utangira gucuranga ubundi reka mbaze nakuririmbira. ngaho ndirimbire. no kwiravuga iti umuntu ntakabi wenyine reka muremera ufashe umukwiriye. uzi kubizi ntabwo narizi kuzi kuririmba. ukwezi kwakaga inzura maze utunguka umwenyura amajwi yose numvaga muri nge araceceka numva iryawe gusa. te amo. ese mugwani karame papa ugiye ko mbona isaha yo kujya ku kazi yarenze ukaharamutse utetse bidasanzwe ubwo ugiye kujya mu biki koko? papa sheri wanjye yarwaye ari mu bitaro ngiye kumugemurira. wagize umukunzi ryari mwa mbona ucecetse cyane niko utiteza ibintu by'abakobwa ubwo uwo mukobwa mwahuriye he koko? papa ni umukobwa mwiza cyane kandi ndamukunda nanjye. uwo mukobwa n'uwaheze ubwo se ubwiza bwe wabubonye ute mwa? none se papa umwiza ntaba yigaragaza njye ndamukunda cyane da ndamukunda rwose kandi kugira ngo umunyangishe ibyo byagorana pe. muhungu
karame urakuze kabisa. Reka tujyane ndebe uwo mukazana wanjye dore ko ndajya kwiga ku mugoroba. nta kibazo tujyane rwose papa kandi pe urakoze papa abose ugira ngo ya mafaranga ntamaze kugwira mu kwezi gutaha ndatangira kugura ibikoresho by'umushinga wanjye rwose ubu ndabona bimaze gutungana. Ese wowe nta nkunga wantera papa? Nuko sha uri gutera imbere rwose, Imana ikomeze kuguha umugisha. Yego. Ahubwo uri kunsaba inkunga ubona nkora iki koko? Ko nanjye ntunzwe nawe ntabwo ufite rwose ugira ngo naba nimariye iki? Oya da, ko umubyeyi ari byose se ugira ngo si wowe wabingejejeho? Iyo utabaho sinari kuba ndiho nanjye pe. Mungu wa komeza ubinoze rwose, nanjye ndindangiza uzampakaza ahubwo. Yewe papa ndabona tuhageze rero, reka tuve mu modoka twinjire, ndabona tunahagereye igihe rwose. Nta kibazo rwose. Hari muri kangahe ahubwo? Reka tubaze turebe. Papa ni hano muri 7. Injira rero umukunzi wanjye ahubwo se ugiye kumubona atameze neza. Mufitiye amatsiko rwose. Kubera ko ari muri koma ntabwo ari kutwumva. Cyakora wenda arabasha kutubona. Nta kibazo. Nuri uryamye hariya se? Nuye papa ni umukunzi wanjye. Uyu se uyu mushenzi niwe sheri wawe? Mwana wa ngo umuki wayobye? Niwe dukundana. Wayobye ahubwo se kuko niko kuhindutse ubu kuko wabuze umuranga. Uyu mukobwa ntabwo mukwiranye rwose mugwane. Va mu rukundo ndawe kuko ntabwo uyu mukobwa rwose agukwiriye. Ikibazo ushakanye n'iyi sadunda ngo ushatse umugore n'ukuntu witonda koko. Oya ariko se papa uyu mukobwa yakugize ate ku buryo umwita amazina nk'ayo ngayo? Uramusebye uramupfobya, yakugize ati yabiye kunyobera papa. Ntabwo yambera umukazana. Ahubwo mbwira yakugize byagenze biti? Umva rero umuhungu wanjye, sohoka nkubwire, ngwino tujye hanze tureke kubangamira abandi bari ahangaha, ni ukuri birakomeye cyane. Nta kibazo reka nsohoke umbwire, ariko uretse gatoya mbanze mvugane na muganga menye uko situwasiyo y'umukunzi wanjye imeze. Ese ubu koko iyo nicecekera ubu sinikozeho? Ubu se umuhungu wanjye aramfata ate n'ukuntu yanyizeraga nk'umuntu muzima, none ubu ngubu nkaba murumbiye koko? Ariko mara umbe hafi ukomeze umutima wa Mugwaneza. Ntananirwe kubyakira rwose. Mugwaneza ndakwinginze ubyumvane kwihangana bitagutera umutima mubi ukaba wanakwiyahura rwose. Papa dore muganga uri gukurikirana Naomi n'uriya yitwa Mahoro. Rega ndamuzi rwose. Yitwa Mahoro Ketia. Ahubwo se Mahoro karame umeze ute? Ese papa mwahuriye ku buryo umuzi amazina yombi? Meze neza papa Mugwane, kandi nizere ko namwe mumeze neza. Ni neza pe. Ahubwo Mugwane, uyu mukobwa Mahoro muganire byimbitse, ndamugushimiye cyane. Ni umwari ukwiriye umugabo mwiza nk'ukuri. Oya papa mbwira ahantu mwahuriye. Oya reka mbareke muganire, ngiye gukurikirana uyu murwayi, ngiye kumwongerera serumu, nta kibazo turasubira. Muga urakoze cyane kuza gusuhuza data. Yego nta kibazo rwose. Reka tube tuganira hano hanze. Nta kibazo rwose, nanjye nibikunda kare nkasoza hakiri kare ndagaruka tuganire. Rero papa mbwira ahantu uziranye na Mahoro. Ikindi kandi umbwira ikintu upfa na Naomi ku buryo utamwishimiye ukimubona. Umva rero mubwire muhungu wanjye, ndakumva. Ni ibintu birebire kandi ntibyoroshye, ndimo kubura aho mbihera rwose. Yambwira papa, mbwira nta kibazo w'intera amatsiko. Mbwira nta kibazo. Ngaho reka twicare kuri iyi ntebe nkubwire. Reka nicare nta kibazo. Ariko ubanza uturisha umutima wawe n'ibitekerezo byawe. Humura ndatuje papa, we mbwira. Ubundi nuko mpubutse sinakabaye mbikubwiye. Uyu mwanya nakabaye ndetse nawo magakira yataha nkabona kukubwira ibi. Akarenza umunwa rero karushye hamagara, undi warangije kwimena inda mbwira. Ntabwo ndi buguha amahoro rwose utarambwira ikintu uzi kuri izo ngingo zombi. Mugwaneza rero ndakumva, umbabarire cyane. Ubu ndumva mfite isoni nyinshi ndetse n'ikimwaro cy'uwo ndiwe. Sinari nkwiriye kuba sope. Nubishaka umpane ndemera ibihano byose urampa.
ariko papa mbwira uhimbwira ibyo bindi biraza nyuma kuko umubyeyi w'umuntu ni nasimburwa ahora ari umubyeyi pe. ahubwo papa wetuze umutima maze umbwire ariko uhere kuri Naomi. oya mugwane ndahera kuri Mahoro iwe wubatse ibigwi mu buzima bwanjye. Ye okay nta kibazo hera kuba ushaka icyo nyine nuko nza kumenya ibiri hagati yawe n'aba bakobwa bombi. Mugwaneza rero akumva nakundanyeho n'Amahoro. Ye ariko njye sinamukundaga byo kumurongora ngo azabe umugore wanjye. oya rwose nashakaga ko turyamana ubundi agaciye nzira nanjye ngaci yanjye. ntibyampiriye rero kubera yuko nasanze ari umukobwa uzi kwifata kwiyubaha no kwihesha agaciro. ntabwo ari umwana wakoresha ibibonetse byose. naramusabye aranyima, naramwigishije biranga, ndamwinginga bibi by'ubusa birangira dutandukanye kuko icyo nari mukeneyeho nari nkibuze kandi mbona atazava ku izima kuko kumpa byo ntabwo byari birimo. mbese rata okay ndumva Amahoro ari umwana mwiza azi ubwenge. hanyuma ngaho mbwira ibyawe na Naomi nkunda rero. none se ahubwo twataha kunumva ndi bubikubwirire mu rugo. oya papa ibyo ntabwo bishoboka ahubwo mbwira vuba tubane gutaha. nyamara wari kureka nkakubwirira imuhira kuko nibyo byari kuba byiza. papa mbabarira icyo nkusabye ndakwingize mbwirira ahangaha rwose. okay ukomere cyane kandi wihangane kuko mfite ubwoba bw'uko ugiye. oya nta kibazo ukomeza rwose umbwira nta kibazo. ariko se ubundi wowe na Naomi mumaranye igihe kingana iki mukundana? papa tumaranye imyaka 3. yego ni 3. ye none se mwararyamanye cyangwa? oya kuko njye ubusanzwe ndi imanzi kandi nawe aracyari isugi. ese umukoko mpereye niko mwana wawe siko kitambwira papa fungura. mbabarira basi unyice. ye unyice nindangiza kuvuga ibi. oya ariko nkwiye no kwiyica kuko unyishe waba wiyanduje. kamwereke. oya papa icyo cyuma urimo kwikubita ku mutwe wari tutiyica papa. reka kwikubita icyuma ku mutwe yuko umubyeyi rekera aho ngaho. kuko nakugize no kubyo ushaka kwiyica ndakumva. ntabwo ndi so. oya uri papa. ndi ikibi. oya uri papa. ndi satani. ndi dayimoni. oya papa basi mbabara nimba n'ibyo ukosheje ntumitekereza ku bya Naomi ukomeza kwikubita kuri icyo cyuma ni ukuri papa we. Naomi papa. Naomi nawe naramutereze. yiga muri koleji hariya niga. baba we ngwiki nawe ryarira rino ubuhehezi papa. gusa kandi kimbabaje ntubimbwire nuko naguciye inyuma. baba we papa we papa ntubimbwire. namutereze mukundana. ntubimbwire niba igihumbi yari ukuri. oya papa. nasambanye nawe pe. oya reka kuvuga ibyo bintu papa. oya we ikibabaje cyane nuko atari rimwe twabi. oya papa we wibwira mugwane mana yanjye niyiciye umuhungu. muga gera hafi nabare utabara umuhungu wanjye arapfuye. mana yanjye we mana nabikoreye iki koko mana yanjye. muraho neza papa. uraho neza ro? ndakomeye cyane. amakuru yawe se ko utaruhiruka kudusura ukabudusuye byakomeye? Mugwaneza amaze igihe ari mu kazi kandi niwe nyine wanzanaga mu rugo niyo mpamvu nabuze ariko nyine nibyo ngibyo byabiteye. gusa nyine no kuba wasura abantu mu bihe byiza nta mumaro burya nko kubasura mu bikomeye. ibyo byo nibyo rwose. inshuti nziza zikundana ibihe byose. ariko inshuti nyakuri cyane uyibona mu bihe bigoye. none se Mugwaneza ameze ati? urumva ntaratsimbuka, ntaracyari muri koma, ariko muganga amaze kumbwira ko ngo
amaguru ye yashyushye nubwo ashobora kuzanzamuka vuba. Mana we, ariko se yakoze impanuka cyangwa? Yewe aro Karame, namayobera gusa muhungu wa. Ndakumva. None se muzeyi byamugendekeye bite kutambwira nyine? Urumva Yego. twari tuje gusura ahangaha sheriwe nawe umuviramo guhita arwara. Ndabona bakinguye ubanza twemereye kugera ku barwayi hari. Reka twinjire ndebe ishumi yanjye rwose. Ariko se ubwo we na sheriwe barahari bose? Berega bari ahangaha kandi bari kumwe. Bose bari muri koma. Dore sheriwe n'uyu. N'uyu rwose n'uyu. Mugwaneza we rero hari hariya hakurya muri 11. Ugize ngo iki? Uyu murezi se none niyo sheriwe Mugwaneza Jonathan? Utinde Ntabwo nabyemera papa Mugwane. Ntabwo nzi ko rwose ibintu nk'ibi ngibi Imana yabikorera Mugwaneza. uti Umusore witonda kuriya, umwana wubaha Imana, ikaba yamuha umugore w'umusambanyi. ceceka Saro. Atabari kubyumva karembera rimwe. Kuki? None waba umuhuhuye. None se nawe wasambanye nawe? Niko ko numva atari urwumwe. Papa Mugwane, nukuri rwose uyu mukobwa ni igishushushwe. Njye namugize ingoroji noneho, kandi nawe wanyitereteye ngo Uteke ni nawe wanyitereteye ngo nuko ndi muremure, ndi munini, ngo mbese nyine mu yandi magambo ndi mwiza. ye Ahubwo se yabaye iki nyine kugira ngo arembe bene karakageni? Hashize igihe kingana gite? ngo yatashye yasinze ubundi akora impanuka. Mana yanjye. Hashize ibyumweru ibi bitatari muri koma. Noneho mu Mugwaneza wamaze ibyumweru 2 Yesu Kristo. ameze nabi. Ntabwo nabimenye. Maze n'iminsi nyine muhamagara ntiyitabe. Haza niwanyu mu rugo ngasanga ntabwo muriyo. Ariko disi inshuti yanjye irambabaje. Ariko ni namubajije ngo shiriwe ninde? Yazamugaho nyine ugasanga musitayeho. None ahubwo shiriwe yahise nyizanira Mugwane. Nubwo rwose tutari kumwe, nubwo uri muri koma, mbabarira umpimbabazi pe, naraguhemukiye. Ariko ngiye kuva kuri ingeso. Nuko rwose waragubinsaba guhera uyu munsi ndabiretse. Ihangane kandi ndagusabira rwose no ku Mana uraza gukira vuba. Papa, itahiro ndeke rwose rwaze mushuti wanjye. Nanjye ndeka. Yibuze birananduhurira umutima, igendera itahire pe. Komera cyane muhungu wanjye. Kundi. Ibya Mugwaneza ntibyoroshye. Akubitanye n'ibizazane. Henga nze noneho mbe nigendeye. Urabeho. Uzajya nkugemurira kandi urakoze cyane. Nuko natwe tugasigara ahangaha. Reka njye koga nduhukeho. Warizi ko mwizeraga. Rero Mugwaneza. Bino naryamanye nawe ndetse bitari rimwe. ariko se Naomi reka nkwibarize, ese ni iki ntaguhaye cyatumye umumukira bene aka kageni? Usambana inshuti yanjye, ugira usambana na data kweri? Ubaye indaya imyaka 3 yose nanjye ndaho, undi kumwe n'umuntu uzaba umugore wanjye, undi kumwe n'umugore w'umukambanyi. Naomi, kwiza ukuri n'iki wamburanye koko? Kukurira kaminuza nibyo biguhagije? Niko kukwishyurira inzu yo kubamo ntabwo byari bibahagije? Ese Naomi, kuguhahira ntabwo byari biguhagije? Naomi, nagukoreye iki koko? Nakoze iki gituma umukira bene aka kageni? Gombe urangambaniye gusa, urankomerekeje Naomi. Nukuri mbabarira ntabwo nzongera narashutse. Nukuri mpa amahirwe yanyu bati sinzagutenguha, unsaba icyo ushaka icyo ari cyo cyose ndagikora pe. Basume imbabazi sibyo sheri? Ariko mbabarira please, ndakwinginze mbabarira nukuri Mugwane. Kukwana yanjye. Ese papa, uri kugenda usambana bugize wose utekereza iki? Ese papa, iyo ushaka umukobwa umwe ukamurongora mukabana ukamugira umugore wawe byari kugutwara iki? Papa, umubyiga kuko urambe mukiri bene aka kageni, umenye ko yiciye hazaza yanjye, yiciye icyizere kugiraga papa. Mwana wanjye, nyihanganire ntabwo nari nzi bizaba nyuma. Sinari nzi ko ndi mu mafuta akomeye kuri uru rwego. Papa, ariko bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma ntibizasubira.
ntibizasubira rwose. byasubira bite se kandi nyine yongeye kwipfira ntabwo nabasha kumvana n'agahinda kangana gutya. arebye reka ngende ariko ubeho utazajya undeba rwose ukihebeshwa n'ubuhemu bwanjye. sheri nubwo naguhemukiye nkaguca inyuma ariko naragukundaga n'amagingo aya ndacyagukunda cyane mugwane. wambereye imfura mugwane, ntacyo nakuburanye nta n'icyo wampishaga uretse ngewe warenzwe nkakugaya. ibi bimenyetso ukanabiha agaciro basi kuko ntunyice bene aka kageni Naomi. papa itabye telefone yanjye. Oya mwana wa, wayitabye se ko mbona ari Mukamana. yayitabe nta kibazo umuvugisha. mureke mbitabire itanavaho. halo, muraho neza? muraho. umukobwa wanjye se muri kumwe ko mubuze ku bitaro? nkaba ngeze n'aho yari atuye naho nkamubura. umukobwa wawe yitwa ndetse mama? yewe ndi mama Naomi, ndi kukubaza Naomi rero. Naomi ugira nyoko? yego ndamufite. halo, karame mwana wa. turamane mubyeyi. Naomi turi kumwe hano mu kidendezi. fata moto nugera hafi yo kwa Gasaraba uzi kuduhamagara. Kwa Gasaraba? ahubwo se simbona ariho mpagaze. ndangira inzu muriho mbagereho. uri kwa Gasaraba noneho kata muri ako gahanda k'igitaka, inzu urabona ifite insina ku irembo. iyo ngiyo yitaruke, iya kabiri noneho naho ngaho uraba wahagize. sawa noneho reka mpagere. nyaruka rwose, ibindi turabiganira umaze kubona n'umukobwa wawe. Naomi, ndakumva. aka kanya mama wagiye kubusa. ahubwo se uretse njye na papa Mugwaneza twaryamanye nawe. Naomi mbabarira umbwize ukuri, nta bandi bantu mwigeze muryamana mbere yacu? ni ukuri kw'Imana nimubaze na Fideli nguriya nako databukwe n'undi muntu twigeze turyamana. kandi ni ukuri kw'Imana Mugwane, ndacyagukeneye mu buzima bwanjye, mbabarira ndakwingiye. Ni ukuri byakubwiye ni ukuri. ariko bwaretse gukomeza kukunyirira mu mutwe kuri mukuru wahagaritse iki kiganiro. umutwe kuri mukunyiri. ni ukuri Mugwane, mbabarira ndacyagukeneye mu buzima bwanjye. umva hari umuntu urimo gukomanga. twakundanye igihe asaga ari mama wawe Naomi. muraho neza yemwe abaha? Muraho neza. Ni karibu mwinjire, harafunguye. uraho neza mwana wa hobe? uraho neza mama. umeze ute se mwana wanjye? mama ameze neza, wowe se umeze? meze neza nanjye. ahubwo se mwana wa kutambwiye ko wakoze impanuka? mama baba we, erega nari nsa n'uwapfuye maze Usigishyika amezi nari ane muri mfite. koma. yo mbese mama, manu shimwe cyane kuba uzuye umwana wanjye. ndagushimye nguhaye icyubahiro. ndumva ntameze neza. manuka nkomeze njye kuba hiryamiye nduhuka. Mugwane, ni ukuri komeza unyihanganire cyane kandi ndagukunda. ni ukuri ndagukunda Naomi Mugwane. wikomeza kunsonga. ntawihita mu buzima bwawe burundu nkuremo. njye ntabwo ngukeneye mu buzima bwanjye. ni ntabwo ndibuze kwisubiraho. Naomi, Mugwane, ngaho reka tubane n'ababyeyi. kuranshije Mugwane. nubwo twembi twahemukiye Mugwaneza, ariko ntabwo nyine twazasubiza ibihe inyuma. gusa azatubabarira. ariko se Mugwane ko kuranshije. ariko Naomi niki nagukoreye? kumana nabo namubyana. Oya muhungu wa, reka nkugeze mu buriri. ariko se koko mwana wa, ibi nibyo benzanye mwuka byaramo? ko numva bose bari kukubenga bakakubengera mu maso yanjye. ndabyita iki mwuka byaramo? muri uyu mukino aho ingenzi ziri ingegera ntizigurumbya uwanditswe na Mutuyimana Alice